nubwo n'ubundi bitarakirwa neza cyangwa ngo bivugweho rumwe muri rubanda ku bantu bamwe na bamwe biyemeza kubana bahuje ibitsina, aba bombi bo amahitamo yabo yakomeje kuyobera benshi. Shay Scott na Amanda Scott ni couple imaranye igihe kitari gito kuko bivugwa ko batangiye kubana nk'umugabo n'umugore mu 2006 kandi bakaba bafitanye abana batatu aribo Emeline, Hudson na Desmond. Uwitwa Shay ariwe papa w'abana, ni umwe mu bari mu murongo ukomeye w'idini ry'Abaromoni, ndetse iri dini rikaba rizwiho imyemerere ikomeye yo kwemera Yesu Kristo rikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na nyuma yo gushaka rero, urugo rwabo rwari rufite imizi mu idini nk'abakristo bakomeye kandi bagenderaga ku mahame aranga abakristo, ariko nyamara siko byakomeje kuguma kuko nyuma uyu mugabo yaje kwerurira umugore we ko rwose umutima uremerejwe bikomeye no kuba yiyumva nk'abagore, ndetse ko yifuza kuba yabyerura akabigaragaza, nubwo idini, inshuti n'abavandimwe yewe na benshi babegereye yabonaga bazakomeza kubabera inzitizi. Igihe rero Shay yamenyesheje umugore w'ibi hari mu 2019 mu gihe bari mu biruhuko kuri Laguna Beach. Shay yabwiye Amanda ko yiyumva cyane nk'umugore kurenza uko ari umugabo, kandi rwose ko ari inzozi ze kuva akiri muto, ko kandi ibyo bikomeje kuremerera cyane umutima we ngo ntakabye inzozi ze. Nyamara umugore we nubwo yatunguwe ariko ntiyigeze amubangamira mu gufata umwanzuro. Yamubwiye ko kuba yifuza kuba umugore nka we bitazamubuza gukomeza kumukunda nk'uko babyiyemeje. Nyuma yaho gato, Shay Scott nibwo yatangiye gahunda zihamye zo guhinduka ngaho umugabo. Yahereye ku byitwa hormone replacement therapy, atangira gukurikiranwa n'abaganga bamuhata imisemburo ya kigore, ari nako bamuha ubujyanama ku byerekeye imico n'imyitwarire ya kigore. Mu 2023 nibwo yakoze facial feminism surgery, operation yo guhindura ishusho y'igitsina cye kikagaragara nk'icy'umugore neza. Nyuma yaho kandi avuga ko yagiye arushaho kubona impinduka zitandukanye kuri we zagendaga zimushimisha. Yari yaramaze guhabwa imiterere nk'iy'umugore, yewe nta n'ahantu na hamwe yasize mu kubagwa hari kugaragaza ikimenyetso na kimwe cy'uko yahoze ari umugabo, kandi atangira kujya yita ku misatsi ye cyane iza kurambuka iba miremire cyane. Uko rero umubano wabo wakomeje nyuma y'iyo mihindagurikire yose, cyane ko byumvikana ko hari hamaze kuba impinduka zigaragara kandi rwose byari ibintu bigiye guhita bibagatangaza kuri sosiyete. Bo ubwabo bavuga ko bahisemo kugira icyo babitangazaho maze bagashyira ahagaragara amarangamutima yabo ku karubanda. Ibi rero baje kubigeraho bifashishije zimwe mu mbuga nkoranyambaga zabo, bavuga ko urukundo rwabo rukataje kandi bishimira impinduka zabaye mu rugo rwabo. Ni naho ibi byatangiye gusohoka mu binyamakuru bitandukanye birimo nka Pink News, ikinyamakuru cyasohoye umutwe w'inkuru ugira uti couple y'Abaromoni ubu ikomeye kurushaho nyuma yo guhindurwa k'umugabo. Mu 2024 kandi aba bombi bashatse gukomeza isezerano bari bafitanye nk'umugore n'umugabo, ariko bagasa n'abarisubiramo, mbese noneho bakiyemeza gusezerana kubana nk'abahuje ibitsina. Muri rusange bari bagiye gusubiramo indahiro yabo ivuguruye cyangwa se renewal of vows mu buryo bwabo bishyiriyeho buhuje n'ukuri kwa buri umwe muri bo. Iyo mihango rero bavuze ko yabereye mu rugo rwabo n'abana babo na bamwe mu nshuti zabo, nk'uko ikinyamakuru advocate.com cyabitangaje. Uko rero aba bombi basobanura uko abana babo babibonye, Shay ubwe yagize ati ku bana banjye abantu benshi batekereza ko batakaje papa wabo ndetse bakiri bato cyane, ariko sinibaza ko bari ko babyumva. Rwose kuri bo baracyakomeje kungaragariza amarangamutima nk'ayo bari bamfitiye mbere, kandi ko bakinkunda bakinanyumvira nk'umubyeyi wabo. Nk'umwana wacu ukurikira imfura Hudson wakunda kutubwira ko yishimiye cyane ko umubano wacu wagutse nyuma ya transition. Kuri ubu aba bombi bemeza ko bafite ababakurikira benshi nko ku rubuga rwa TikTok n'ahandi, kandi ko bagikomeje kugaragaza urukundo rwabo bagamije kwereka abantu ko urukundo rushobora kurenga ku binyuranyo by'imyumvire y'ibitsina. Icyakora nanone bavuga ko batekereza ko hari bamwe mu bo bakomokaho cyangwa se nabo bahoze bahuje idini, cyane ko iryo dini batakibarizwamo, batemeranya nabo ndetse badateze no kumva ibintu kimwe nabo, yewe ko ibyo baramutse banashatse kubyinjiramo cyane byateza impaka n'impagarara zikomeye. Icyakora none ku rundi ruhande, wumvise urugendo rw'inzitane uyu mugabo yanyuzemo ngo agere ku nzozi ze zo kuba umugore, wakwibaza byinshi kandi ukibaza impamvu nyamukuru yamuteye guhitamo iyo nzira. Kuri wowe wibaza uko bigenda ngo abantu bahindurirwe ibitsina
nko kuba hari umugabo bashobora guhindurira igitsina bakamuha icy'umugore, yumvire nawe inzira zose anyuramo kugira ngo agere ku ntego ze. Nk'uko hari inyandiko zitandukanye zibigaragaza zivuga ko icya mbere ukeneye guhindurirwa igitsina abanza gukora ari ukwitegura gukorerwa icyo gikorwa nyine, ndetse akanahabwa ibisobanuro byimbitse ku gihe bizafata, harimo n'uko azita ku mubiri w'umunsi ku wundi mu rwego rwo kwirinda ingaruka ziteje akaga zikomeye zavamo. Nyuma rero hakurikiraho gutangira igikorwa cya hormone therapy kimara hagati y'amezi 6 kugeza kuri 12. Ibi ni ukugabanyirizwa imisemburo y'abagabo agahabwa y'abagore. Ahabwa kandi estrogen ituma uruhu rwe rutoha nk'urw'abagore, ndetse n'umutwe w'igitsina cye ukagabanuka. Kubera kandi antitestosterone ahabwa igabanya imisemburo y'abagabo, igitsina cye gitangira koroha uruhu cyane. Nyuma akomeza kugenzurwa n'abaganga batandukanye kandi b'inzobere, harimo nk'umwafishiatrist, muganga w'ubwonko n'imitekerereze, ari nawe ushinzwe kureba niba umuntu afite ubushake nyakuri bwo guhindura igitsina. Asuzuma kandi niba atari ibibazo by'indwara zo mu mutwe cyangwa se we n'ihungabana ribimuteye. Niwe kandi wandika urwandiko rutanga uburenganzira bwo gutangira hormone therapy na surgeries. Mbese uyu niwe wemeza ko umuntu afite ubushobozi bwo gufata iki cyemezo gikomeye atari ikindi kintu icyo ari cyo cyose kibimukoresheje. Ahura kandi n'umwendocrinologist, uyu akaba ari umuganga ugenzura amahormone yose y'umubiri, n'utanga estrogene cyangwa se imisemburo y'abagore n'imugabanyiza testosterone y'abagabo. Agenzura kandi ko umubiri ukoresha neza imisemburo, ndetse iyo myivurumbagatanya ibigiye kubaho itateza akaga. Akurikirana kandi amaraso yewe n'amazi y'umubiri ndetse n'amagufwa. Uyu ni uhindura umubiri mu buryo bw'imbere, agatanga imisemburo ya kigore nk'uko nyir'ubwite ababyifuza. Ahura kandi n'umuplastic surgeon, uyu akaba ari muganga ubugamije guhindura cyangwa kubaka ibice by'umubiri ku bwiza cyangwa se imiterere. Ni ukora amabere, imiterere y'isura, gukora igitsina kigasa neza n'icy'abagore, mbese ni utuma uboneka nk'umugore mu miterere yo hanze, mu miterere igaragarira buri wese. Ahura kandi n'umwarology surgeon, akaba ari umuganga w'inzobere ku gitsina gabo, impyiko, imiyoboro y'inkari n'imiyoboro ntanga. N'ukura y'intanga agahuza imiyoboro y'inkari n'igitsina gishya, agafunga imiyoboro y'intanga n'ibindi byose bifasha igitsina cy'umugabo kugira umwimerere wacyo, harimo n'udusabo tw'intanga nyine. Nyuma yo guhura n'aba baganga bose nibwo hemezwa umunsi wo kubagwa. Iyo bigeze ku gitsina, uruhu rwacyo bararukingura, mbese ni nko kururangaza, amaraso yajyagayo bakayafunga, hanyuma urwo ruhu rukaza kuba inkuta z'igitsina cy'umugore gishya. Bakurikizaho gukuraho intanga yewe n'udusabo twazo, cyane ko nyine aritwo tuba tuzibitse, maze tugakatwa burundu, bagatangira gukora umwenge w'igitsina gishya munsi y'ahahoze igitsina gabo. Iyo barangije ibyo byose rero bakurikizaho imyanya y'inyuma y'igitsina gore, aho n'ubundi bifashisha uruhu rw'igitsina gabo nk'urwavuye ku dusabo tw'intanga, ndetse bikavugwa ko iyo rubaye ruto hifashishwa izindi nyama zirimo amara n'ibindi. Ubwo nyine bigasaba ko bagukorera indi operation yo kukubaga amara, bagakataho mato bakongera ku gitsina cyawe. Igikurikiraho rero ngo ni ugukora clitoris, aho n'ubundi igitsina cyawe cy'umugabo cyari gisanzwe, cyane ko baba baraguteye imisemburo n'imiti kigabanya, akaba ari cyo giherwaho bayikora. Batangira gusuzuma kandi ko amaraso atemberamo neza, bakanagenzura ko uwo mwenge wahawe ufite uburebure buhagije. Nyuma yo kubagwa mu mezi 3 kugeza kuri 12, hakurikiraho kwita ku nkovu, isuku buri munsi, imiti irinda kwandura ama infection ya hato na hato, hanyuma bakanagushyiramo tibe mu gitsina gishya kugira ngo kitazafungana, kandi bigakorwa mu gihe kirekire. Kandi yewe nyir'ubwite agategekwa kwambara imyenda y'imbere yoroheje cyane, no gukomeza ubutitsi imisemburo ya kigore estrogene, kugira ngo amabere yarusheho gukura neza no kugumana imiterere myiza nyine y'umugore. Ngaho namwe nimwiyumvire iyo nzira y'inzitane bamwe mu biyemeje guhindura ibitsina bakaba abagore bari abagabo banyuramo, harimo n'uyu Shy. Aha wakwibaza ibibazo byinshi, utise nk'uko kabarwana n'iki, yewe bifite n'uburibwe buzamara n'igihe kirekire ubwe yihitiyemo, yewe rimwe na rimwe atakwanzura ko nyuma yaho bizamutera ingaruka ziteje akaga. Yewe ni nanga dusoje ikiganiro cyacu, nonge mwari kumwe nk'ibisanzwe ndi Benita Giraneza Uwera. Aha ni kuri BGU Space, naho ubutaha.